imburamukoro, ingwizamurongo. Itorero hari igihe umupastor areba ubwinshi bw'abizera agakora mu mufuko akavuga ati ntago naruhiye ubusa. Imyaka 5 maze muri iyi ntara, abantu barenga 300 bamaze kwiyongera ku 3,000. Uko biri kose sawa. Yagera kuri field bati ufite abizera bangaye? 3,000 twabatije n'abandi 500. Pastor bagahita bamukubita bakamuha urugero rukubye kabiri urwo yaragize gute. Bazarangiza akazambwira ati pastor uko usigaye ugenda ukonje byagenze gute. Agahita avuga ngo bamubariye abizera atagize gute. Waruzi ko ushobora kuba utari umupagani ariko akageragezo kose kaza ugacika intege. Kambaho urugero rworoshye. Ubu hari abantu bahora bafite ubwoba bwo gupfa. Ikirenge cyabyimba wabona ari ibirengano, ubuse nibandoze. Agahamagara ku rusengero, mu nsengere munshyire mu ngobyi y'amasengesho. Agahita ahamagara muri indi dini, mube mu nsengera iwacu mbona nta kabaraga bashyiramo. Agahamagara umupfumu, uzundebe ibintu birakomeye. Ubwo atabaje ahantu hangahe? Mu ijuru harimo. Iyo rero bose byanze nibwo ujya kubona ukabona umuntu aje acumbagira aje mu rusengero. Kubera iki? Icyo nkundira Imana ntabwo igitwanga iyo tugarutse. Korari uyibaza abantu ifite ikakubwira iti iyo twarepese neza dufite ronje tuba turi 60. Warangiza ugahita uvuga uti okay ubu turi mu nyubako rero badusabye amapave. Ubwo korari yanyu ubwo muri 60 mukaba mugenda n'imodoka enye, ubwo harimo abakire 4, 500 turayakeneye. Ukabona perezida wa koraraje iminwe inyeganyega gutyo akakujyana ku ruhande ati rega buriya nubwo babona mbafite kuriya ntabongira. Ntabongira buriya baza y'ibintu byashyushye ariko iyo turi mu bibazo ndababura. None se ntiwabonye ejo bundi tugira ibyago? None se ntitwara abantu banga ariko picnic y'Irubavu twari 40 pe. Baba bamanutse nk'iki imburamukoro. None se 22 biratashye. Yo Gideon yagombaga no kubwira Imana ati uzi imbaraga bitwara kugira ngo abantu bagire gute baboneke. Uzi kugira ngo abantu bangana gutya bamanuke baze kumugeza imbaraga byantwaye. Imana aramubwiye ngo bakabije kuba benshi. Ntukajye ucika intege. Nubona Imana irimo kugenda yemera ko hari abantu mwagendanaga mu rugendo, hari abantu bari inshuti yawe bagenda bagucikaho, ntibikakubabaze. Imana ibirimo gutegura ikibuga ngo usigarane abushoboye kandi bazagushoboza bakagufasha. Ariko kumva umuntu nari mfite inshuti none zaragiye. Hari inshuti wasizwe n'ishuri, hari inshuti wasizwe n'amafaranga, none se uragira ngo zihagume kandi umunyu uzakurigatagaho warashize. Buri amafaranga ni nk'umunyu, iyo uyafite buri muntu wese aba afite amatsiko yo kukurigataho. Ariko iyo yashize umuntu arakureba rwose agahita avuga ati nta kintu asigaranye. Ukajya kumva no mu rusengero batanze amatangazo y'abantu bari busigare bakenewe, ugashakamo izina ryawe ukagira gute. Korari gatangira igahamagara bo irimo gushimira. Turashimira kanaka, turashimira kanaka. Umugore wawe akakunosha ati buriya nawe bagiye kuguhamagara. Ugategereza ugaheba. Ariko icyo nshimira Imana, hari igihe mu isi bakwibagirwa, mu ijuru ari wowe ugezweho. Malaika aragenda ashyira ikimenyetso kubiteguye. Malaika aragenda ashyira ikimenyetso kubiteguye. Umukiza nshuti igihe kikiriho, kuko nibihinduka ari ntacyo uzakora. Ibyo utakoze kera bizaba byaragiye, umurimo ugiye kurangira. Igihe wataye nshuti ntikizagaruka.
kwakira umukiza nshuti igihe kikiriho kuko nibihinduka ari nacyo uzakora ibyo utakoze kera bizaba byarangiye umurimo ugiye kurangira igihe wataye nshuti ntikizagaruka Marayika aragenda ashyira ikimenyetso kubiteguye Marayika aragenda ashyira ikimenyetso kubiteguye aragenda ashyira ikimenyetso kubiteguye aragenda ashyira ikimenyetso kubiteguye aragenda ashyira ikimenyetso kubiteguye Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Reka nshima Imana yaduhaye amahirwe kandi n'ubu ikaba iri kumwe natwe. Bashimiye umunezero mufite mu nzu y'Imana, ariko nanone dusabwa kumenya aho turi. Nshimiye abaririmbyi bambanjirije. Nimugoroba uwayoboye gahunda yavuze ngo dufite ababwiriza, arangije avuga amazina y'amakorari n'abavuga ko ari ababwiriza. Bivuze ngo rero ku muntu wagize amahirwe agatega amatwi izi ndirimbo neza, hafi 1/2 ndetse 1/2 cy'ibyo nagombaga kuvuga byasoje. Abo twabanye muri gahunda yo kuramya, Imana ibaha umugisha. Reka ndiba abantu twari kumwe mu gitondo, byiza cyane mwagarutse. Abaje muri uyu mugoroba gusa, murakoze cyane. Uyu mwanya mfite icyigisho gifite insanganyamatsiko igoye kuyumva. Insanganyamatsiko ivuga ngo kumanuka nk'imburamukoro. Kumanuka nk'iki? Yego. Imburamukoro nushake ubyita ingwizamurongo, ariko ingwizamurongo nicyo kinyarwanda mukoresha nta cyane. Yego, kumanuka nk'ingwizamurongo. Mwakwibaza ngo ibi bintu biraza kwerekera he? Ijambo ry'Imana ryerekana ko Imana yifuza kugira abantu benshi, yifuza abayikorera benshi, yifuza abayikurikira benshi, ariko Imana ikurikiza ibigenga ukuri kwayo kugira ngo ubwinshi bw'abantu butaza kumira umwimerere. Niyo mpamvu nagira ngo tuganire amagambo akomeye cyane. Muri uyu mwanya dufite imbere ibitekerezo bibiri tugiye kwiga. Igitekerezo cya mbere ni igitekerezo n'amagambo akomeye yanditse mu bacamanza. Abacamanza, abantu b'Imana, tujyane abacamanza. Igice cya 7 Imana irimo gutanga, irimo kubwira Abisiraheli uburyo bazanesha Abamidiyani, ndetse Imana itegeka Gideyoni abantu yagombaga kujyana ku rugamba. Aya magambo ndabizi neza ko abenshi muri mwe mwayize, ariko munyemerere muri uyu mwanya tuyasubiremo. Ndacyarimo kubona bisa naho ari abanyeshuri barimo kugenda. Yego, ntabwo ari byiza ko umubwiriza arimo kubwiriza mugenda, ahubwo wenda mwakoresha aka kanya. Yego, murakoze. Kumanuka nk'ingwizamurongo. Abisiraheli igihe bari bagiye kujya gutera,
bari bafite abanzi bitwa abamidiyani. Abamidiyani bari babi kuko bajyaga baza no mu murima imyaka yeze, bajyaga batera ari uko imyaka yeze. Rero iyo bazaga bicaga abantu, bagafata abagore ku ngufu bakabajyana, ariko barangiza bakaza bagafata n'ibyo kurya biri mu mirima bakabijyana. Imana rero ikomeza kwitegereza, ibona ibyo bintu ntabwo bizaguma gutyo. Ni muri ubwo buryo Imana yatoranyije Gideyoni. Igihe Gideyoni Imana yari imaze kumutoranya, Imana imutegeka kujya gushaka abasirikare. Mu kujya gushaka abasirikare, Gideyoni yatanze amatangazo. Mu gutanga amatangazo, abantu bitabira igisirikare rwose. Ariko mu kwitabira igisirikare hazamo n'abantu bakunze igisirikare ariko badafite umutima w'igisirikare. Iyo rero abantu bakunze igisirikare ariko badafite umutima wo gukunda igisirikare, mu magambo make ubambika inifomu ukabona n'abasirikare ukababara mu bandi, ariko iyo urusasu rumwe ruvuze nibwo uvumbura umusivili n'utagize gute. Hano harimo abantu barimo kundeba bagaseka bareba hasi nk'abasirikare. Nuko kuri, niko kuri. Gideyoni abantu baraje, bamaze kuza barabara basanga n'abantu 32,000, kandi abasirikare bari bateye bageraga mu 1000 birenga 10. Gideyoni arangije aravuga ati turabakubita nk'imbwa ubwo dufite abasirikare 32,000. Ngo Gideyoni yarabarebaga mu maso akavuga ngo ntago naruhijwe n'ubusa. Ni nako bimeze n'uyu munsi. Hari igihe umuntu aba yarabyaye abana, afite abana nka 12, abakobwa 5 basa neza n'abahungu nka 7 bafite agatuza kuzura isengeri, yabareba bari aho ngaho agahita avuga ati ntago naruhiye ubusa. Ariko ukazasanga umubyeyi yararwaye, yabuze ugira icyo amumarira, kugeza ubwo abaturanyi bazaza bateranya n'amafaranga y'imiti, ariko abana be kubunani bakavuga ngo tumanuke tujye kureba umusaza. Ariko najya mbabaze, bamanutse nk'iki? Imburamukoro, ingwizamurongo. Itorero, hari igihe umupasitori areba ubwinshi bw'abizera agakora mu mufuko akavuga ati ntago naruhiye ubusa. Imyaka 5 maze muri iyi ntara, abantu barenga 300 bamaze kwiyongera ku 3,000. Uko biri kose sawa. Yagera kuri field bati ufite abizera bangaye? 3,000 twabatije n'abandi 500. Pastor bagahita bamukubita bakamuha urugero rukubye kabiri urwo yaragize gute. Bazarangiza akazambwira ati pastor uko usigaye ugenda ukonje byagenze gute. Agahita avuga ngo bamubariye abizera atagize gute. Korari uyibaza abantu ifite, ikakubwira iti iyo twarepese neza dufite ronje tuba turi 60. Warangiza ugahita uvuga uti okay, ubu turi mu nyubako rero badusabye amapave. Ubwo korari yanyu ubwo muri 60 mukaba mugenda n'imodoka enye, ubwo harimo abakire 4, 500 turayakeneye. Ukabona perezida wa koraraje iminwa inyeganyega gutyo akakujyana ku ruhande ati rega buriya nubwo ubabona mbafite kuriya ntabongira. Ntabongira buriya baza y'ibintu byashyushye, ariko iyo turi mu bibazo ndababura. None se ntiwabonye ejo bundi tugira ibyago? None se ntitwara abantu banga? Ariko pikiniki y'Irubavu twari 40 pe. Baba bamanutse nk'iki? Imburamukoro. Aba basirikare 30,000 Imana irabitegereza, ibona ntago biri bukunde. Abacamanza igice cya 7, Yerobari ari we Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingabo z'abamidiyani zari kasikasi mu kibaya cyaho giteranye n'umusozi More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu muri kumwe bakabije kuba, nicyo gituma ntemera gutanga abamidiyani mu maboko yanyu kugira ngo Abisiraheli batanyirariraho. Ngiki kibazo, uko abantu baba benshi baratangira bakirarira. Ukumva umuntu aravuze ngo wabonye urusengero rw'iwacu kuri Eglise Mere, wabonye uruhimbi dufite muri no minsi dufite sound, ukamaze uti watuye hangaye.
ati rero ati hariya tuba dufite abakire, ati harimo n'umwe wabigura wenyine. Aragusubije ntagusubije. Akakubwira ati ubu ngubu mu nsengero zihagarariye umujyi wa Rubavu urwacu ni rwo rwa mbere. Ukamubaza uti se washyizemo iki? Akakubwira ati wapi wana, twebwe tuba turi inyuma dukoma amashyi turimo kubareba uko ibintu bimeze. Abantu barirarira kugeza ubwo birarira ku Mana, kenshi na kenshi ku ruhimbi. Abakuru b'itorero n'abapasiteri natwe ababwiriza tujya tuhagera ukarwana intambara y'icyo uri butange, Imana ikakiguha, yamara kuguha icyo uri butange abantu bagasohoka bagukubita ibitugu. Ni wowe wa mbere, ni wowe wa mbere, nta wundi. Nasomye amagambo y'uko amakorari iyo yabanje gusenga mu myitozo ya nyuma, abamarayika baza kubasura aho barepetera, bakareba umugambi bafite, ndetse iyo babyemereye abamarayika babereka uko bazatondeka indirimbo. Barangiza abo bamarayika, kuko babanye nabo mu myitozo, ntabwo abamarayika witeguranye nabo gahunda, ntushobora kubabura muri gahunda nyirizina. Rero nagira ngo nkubwire, nubona umusore arimo kugutereta abamarayika ukabaheza, ntuzabasabe kuza mu bukwe, ntago baza. Icyo wateguranye nabo nicyo cyonyine bagira gute bazamo. Aba bantu bari kwirarira ku Mana. Imana irangije itanga itegeko. Itegeko yatanze nuko hagombaga gutangwa itangazo. Abasomyi ba Bibiliya, hari itegeko Imana yatanze ry'intambara riri mu Kuva 20:5 kugeza ku 8. Imana yavuze yuko mbere yuko Abisiraheli barwana urugamba, umutambyi ajyaza yegere abantu. Umutambyi namara kubegera ababwire ngo uyu munsi mwegereye ababisha banyu, ariko Imana yanyu nayo yabegereye. Amen. Icyo kintu iyo umutambyi yakivugaga, hatangwaga amatangazo. Icyambere, umuntu uri ahangaha wubatse inzu akaba atarayeza, inzu yatarayitaha, ari hehe? Bakabanza bakamureba, uwo muntu niyitahire. Kuko muri Isiraheli kubona inzu, kuko babagaho mu buzima bugoye, iyo wabonaga inzu yabaga yaragiye mu bwonko bw'umutwe bwose, yaragize gute? Yaruzuyemo. Ubona amabati ukabona inzu yawe, bavuga amafaranga ukabona inzu yawe, ibintu byose. Uwo muntu rero yashoboraga no kuba yasahura ku rugamba, kuko inzu ye niyo imuri mu mutwe. N'ubu hano hari abantu bafite inzu barimo kubaka mu mutwe, hari abafite izo bateganya kubaka mu mutwe, ku buryo gutanga icya 10 n'amaturo barabiretse, ntibashobora kugira icyo bamarira korari yabatabaje, nta n'ikintu bamarira umurimo w'Imana. Kubera iki? Inzu yanjye. I Kigali rero haba abantu bajya banshimisha cyane. Umuntu yaciye umugani ngo amafaranga atakubaka inzu uyubakisha umubiri. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukurya uko abandi bazamura inzu, wazamura inda n'igikanu. Kavuga ati nanjye narubatse. Ariko iryo tangazo ryaratangwaga. N'ubu umuntu ufite ibitekerezo byo gukunda inzu ye kuruta ubwami bw'Imana ntashobora kuzarwana urugamba rusoza. Itangazo rya kabiri, umuntu wateye uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo, arihe ku rugamba? Abasirikare bararebanaga, natahe. Kubera iki? Kuko yashoboraga kuvuga ngo ngiye gupfa ntabonye umusaruro w'ibyo nagize gute, navunikiye. Itangazo ryatangwaga rya gatatu, umuntu wasabye umukobwa akaba ataramushyingirwa, ataramurongora, natahe. Hari abantu babaga bifitiye inkumi mu mutwe. N'ubu kandi tuba tubafite. Ubu hari abantu bamanutse nk'ingwizamurongo baje kureba inkumi, izo bari buhobera iterano rirangiye cyangwa izirimo kuririmba ahangaha, ku buryo abamureba akavuga ati sha kabisa nakwitegerezagaho narindi, nta n'undi muntu nabonye, ku buryo atanabonye Yesu hano ku ruhimbi. Mu mutwe ari byo bintu birimo. Niba waje muri iri teraniro uzanywe n'umusore cyangwa uzanywe n'umukobwa, wamanutse nk'iki? Nk'ingwizamurongo. Itangazo ryarongeraga rigatangwa, ninde uri hano utinya agacogora umuntu ukangwa n'utuntu tubonetse twose? Uwo muntu natahe ku
kugira ngo imitima ya bene wabo idakuka nk'uwe. Iri tangazo iyo ryamaraga gutangwa rero bahitaga batangira gutegura urugamba. Ndagira ngo mbabwire, mbere yuko twinjira mu rugamba rusoza amateka y'isi, aya matangazo Imana irimo irayatanga ariko mu buryo budasanzwe. Mu magambo make, umuntu ukunze iby'isi kuruta uko akunda Imana, umuntu ukunze abantu kuruta uko akunda Imana, umuntu ugirira ubwoba akantu kabonetse kose ntashobora kuzarwana urugamba rusoza. Aya mategeko amaze gutangwa mu basirikare Yosuwa yari yazanye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, nari ndimo kurebamo ko ngo hari harimo abantu bafite kwirata no kutizera. Hari harimo abantu birata muri bariya basirikare, ku buryo ngo Imana yararebye isanga intsinzi yayo niyigeraho ba bantu basanzwe birata bari bumire intsinzi y'Imana. Hari abagabo bajya bamira intsinzi y'Imana yatabaye urugo rwabo, hari abagore bajya bamira intsinzi y'Imana, hari abana bajya bamira intsinzi y'Imana. Mujye mureka Imana nikurwanira urugamba ujye umanika akaboko izina ryayo rishyirwe hejuru. Nshuti zanjye, hari harimo abantu batabara bihuse ariko ubwoba bagera ku rugamba ubwoba bwabo bugaca intege abandi. Wari uzi ko ushobora kuba utari umupagani ariko akageragezo kose kaza ugacika intege? Kambaho urugero rworoshye. Ubu hari abantu bahora bafite ubwoba bwo gupfa, ikirenge cyabyimba wabona ari ibirengano, ubu se ntibandoze, agahamagara ku rusengero, mu nsengere munshyire mu ngobyi y'amasengesho, agahita ahamagara muri indi dini, mube mu nsengera iwacu mbona nta kabaraga bashyiramo, agahamagara umupfumu, uze undebe ibintu birakomeye. Ubwo atabaje ahantu hangahe? Mu ijuru harimo. Iyo rero bose byanze nibwo ujya kubona ukabona umuntu aje acumbagira, aje mu rusengero. Kubera iki? Icyo nkundira Imana ntabwo igitwanga iyo tugarutse. Ariko nagira ngo mbabwire ngo abantu bakangwa n'akantu kabonetse kose uru rugamba ntabwo bazarusoza. Hari harimo abandi basirikare basanzwe umurebeye inyuma wumvise amagambo avuga. Mu gisirikare habamo abantu bazi gutera morali. Kuri mucaka ya mu gitondo ugasanga arimo aragenda ikirenge gikubita ukacyumva n'ijwi, wamureba ukuntu areshya n'ukuntu angana ukavuga uti kabisa uyu nguyu. Ariko haba havuze ikintu cyitwa ikibombe, kabwira abantu ati mugende mujye imbere ndabarebera. No mu nzu y'Imana abo bantu babamo, umureba ukuntu ahagaze n'ikoti yambaye ukavuga uti iri torero rigira umugisha. Ukamureba imodoka aparitse ku rusengero n'umudamu we n'abana be, ukareba ukuntu bicaye bareba gahunda ukavuga uti iri torero mufite uriya muntu mufite umugisha. Yajya guhaguruka mufite ikibazo mu rusengero akababwira ati rero mufite ibibazo ariko natwe mu ngo zacu dufite ibindi bibazo byanaturenze rwose bayobozi, njyewe ndumva iki kintu mwagihindura mukakimura. Abizera bararushye baranakennye bayobozi, nje ku rwanjye ruhande rero ntabwo ngiye kugira icyo mbabwira. Umuyobozi azaza ndebe mu rugo tubivugane, cyangwa mbwire madamu azabivuge. Umudamu w'akabaraje naho umudamu we yikundira amafaranga cyane. Mudamu agahita avuga ati ibintu mukeneye harya mwatubwiye miliyoni zingahe? Ni miliyoni 10 dukeneye, tuzabaha 20,000. Kandi ubwo ni umukire wa mbere hehe. Umuntu wayoboye gahunda wamuhaye mikoro akavuga ati mikoro ipfuye ubusa rwose. Ako uzi kwambara ikoti na mikoro igapfa ubusa. Icyo nagira ngo mbabwire, hari abantu Satani yazanye kugira ngo mu bintu by'Imana bajye baca abandi bantu intege. Byarangiye abasirikare 22,000 bigiye. Bamaze kugenda Yosuwa arababara acika intege, Gideyoni arababara acika intege. Amaze kubabara Imana iramuhamagara iramubwira ngo nabo baracyari benshi. None se 22 biratashye. Yo Gideyoni yagombaga no kubwira Imana ati uzi imbaraga bitwara kugira ngo abantu bagire gute baboneke, uzi kugira ngo abantu bangana gutya bamanuke baze kumugeza imbaraga byantwaye.
Imana aramubwiye ngo bakabije kuba benshi. Ntukajye ucika intege. Nubona Imana irimo kugenda yemera ko hari abantu mwagendanaga mu rugendo, hari abantu bari inshuti yawe bagenda bagucika, ntibikakubabaze. Imana ibirimo gutegura ikibuga ngo usigarane abushoboye kandi bazagushoboza bakagufasha. Ariko kumva umuntu nari mfite inshuti none zaragiye. Hari inshuti wasizwe n'ishuri, hari inshuti wasizwe n'amafaranga, none se uragira ngo zihagume kandi umunyu uzakurigatagaho warashize. Buri amafaranga ni nk'umunyu, iyo uyafite buri muntu wese aba afite amatsiko yo kukurigataho. Ariko iyo yashize umuntu arakureba rwose agahita avuga ati nta kintu asigaranye. Ukajya kumva no mu rusengero batanze amatangazo y'abantu bari busigare bakenewe, ugashakamo izina ryawe ukagira gute? Korari igatangira igahamagara abo irimo gushimira. Turashimira kanaka, turashimira kanaka. Umugore wawe akakunosha ati buriya nawe bagiye kuguhamagara. Ugategereza ugaheba. Ariko icyo nshimira Imana, hari igihe mu isi bakwibagirwa, mu ijuru ari wowe ugezweho. Ngicyo ikintu gituma Imana itagikangwa n'ubwinshi bw'abantu. Uyu munsi wa none hari idini rimwe rifite abayoboke benshi ku isi, ku buryo mu gitabo cy'intambara ikomeye umwizera umwe yaravuze ngo aba banyagwa b'abaprotestani ni abantu batize, n'abigisha babo ni injiji, kandi iyo ubareba ubona ari bake cyane. Ariko ubu ntureba uburyo idini ryacu rikwiriye ahantu hose n'ibiki. Umugorozi yaramurebye amwibutsa yuko Imana itagendera ku bwinshi. Icyo nashaka kubabwira ngiki, turangana gutya, ariko mu by'ukuri Imana iramutse ifite abantu bangana gutya, iyi Rubavu yanyu yaberamo ibitangaza. Imana yabwiye Aburahamu yuko ibona abantu 50 i Sodomu hatazagira gute? Uku muri aha ngaha murangana gute? Ariko ikibazo, mwamanutse mujya kuri Yorodani mumanuwe n'iki? Ese muri abakozi b'Imana cyangwa muri ingwizamurongo? Iki ni ikibazo. Kuba abantu baba benshi ariko Imana ntimenyekane cyane, ni ikibazo gikomeye. Aba bantu rero barangije, Imana irongera itanga ikizami cya mbere. Imana yaravuze ngo nabamanukane bajye kunywa amazi. Icya mbere, abantu ba mbere baragiye banywa amazi. Bibiliya iravuga ngo banywa amazi nk'uko imbwa zigira gute? Imbwa ziyanywa. Kunywa amazi nk'imbwa, gushaka ubuzima bw'isi nk'imbwa. Kandi Bibiliya ikavuga yuko imbwa zigereranya abantu bari abantu b'Imana ariko bagasubira hehe? Inyuma. Kuko iyo usubiye mu byaha, Bibiliya ivuga ko imbwa isubiye ku birutsi byayo. Kunywa amazi nk'imbwa, gushaka ubuzima, gushaka imibereho nk'imbwa utiringiye Imana. Aba kabiri bageze ku mazi, barangije inkota bazishyira hasi, barapfukama banywa amazi. Dufite umubare munini w'abantu baramya akazi, baramya ba boss, badashobora kumva yuko bafite amahitamo akomeye imbere yabo. Mukaganira akakubwira ati aka kazi nakabonye nkababaye, niba nkaramya ndamaze, ubu nzongere mere nk'uko nari imeze. Ubu dufite abantu barangiza gusenga saa 5 bagahita batega imodoka bakajya mu kazi nyuma ya saa 6, kandi ngo ubwo baruhutse isabato. Nongere mbabwire ngo isabato itangira saa 12 zo kuwa nyuma, ikarangira ku isabato saa 12 z'umugoroba. Isabato itari iyo, niba ufite isabato itangira uyu munsi mu gitondo, iyo ntabwo ari isabato, iyo ni pirate ya pirate y'isabato. Ndagira ngo nkubaze ko kunywa amazi biri imbere yacu urimo urayanywa nk'iki? Nk'imbwa urimo urayanywa wapfukamye, inkota washyize ku ruhande. Ariko ngo abantu 300 banyweye amazi, inkota zabo ziri mu kwaha. Aba bantu ngo Imana yabwiye Gideyoni ngo bashyire ukwabo. Kubera iki? Gushaka amazi yo kunywa ntibyabibagije yuko ari abasirikare bafite urugamba. Ndashaka kubabwira, muri ubu buzima tugomba gukora, tugomba kuvunika, ariko igihe cyose gukora no kuvunika no kubaho bizagusaba kurambika Imana ku ruhande, Bibiliya ukayirambika ku ruhande, amahame y'ibyo wizera ukayarambika ku ruhande, uzaba urimo kunywa amazi nk'imbwa. Aba bantu
barangije bahise babajyana. Bamaze kugenda hasigara 300. Imana irangije ibwira Gideyoni ngo abo nibo bahagije bari buzamukana nabo, abandi bose bari ingwizamurongo. Ikintu kibabaje rero, Gideyoni yageze ninjoro areba urugamba ukuntu ruraza kuba rumeze, abona araza gutsindwa. Muri uko kugira ubwoba mu nzozi, Imana irongera iraza iramwegera iramubwira iti Gideyoni, njyewe hari ibintu natangiye gukora mu rugamba ugiye kujyamo. Wowe ejo icyo uzakora ni ukujya kuri tere gusa, ariko urugamba ndugeze kure. Amen. Niba ugira ngo ibyo bintu sibyo, fata inzira ugende ninjoro ujya haba Midiyani bagize gute, bakambitse. Gideyoni ajyana n'umusirikare umwe, baragenda bageze mu ngando, basanga hari abantu babiri bari mu ihema baganira. Umwe yari yarose ihema rihagaze, abona umutsima capati imanuka yiruka irazi kubita ihema rigwa rigize gute rigaramye. Arangije abwira mugenzi we ati ibi bintu bisobanura iki? Mugenzi we aramubwira ngo urumva bari abantu babiri, umwe yarose undi Imana iramwegereye ngo imusobanurire. Mugenzi we aramubwira ngo iyo ni inkota y'Uwiteka. Nande? Na Gideyoni. Gideyoni ari hanze waracyafite ubwoba, ariko abandi barimo barerekwa iki? Intsinzi ye. Ibi bintu byatangaje Gideyoni, kandi nagira ngo mbabwire uyu munsi natwe dufite umutsima ushobora kugusha ihema ry'abanyabyaha. Amen. Iyi Bibiliya yifitemo ubushobozi bwo kugusha Babuloni. Mujya mwumva muri Bibiliya bavuga ngo iraguye iki? None se mutekereza ko izagushwa n'iki? Babuloni izagushwa n'uyu mutsima, kuko uyu mutsima uzagusha ihema ry'abanyabyaha rigwe rigaramye. Muri uyu mwanya nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Ushobora kuba ufite ubwoba, ariko intsinzi y'Imana n'abadasenga baratangiye kubibona ko watabawe. Ukajya ukabona umuntu araje arakubwiye ati muntu w'Imana, rwose Imana igukomeze, nkwifuriza kuzabigenza gutya, kandi Imana yabigenje gutya. Mwari muzi ko hari igihe tuba turi mu maganya, Imana mu kanwa k'abapagani yashyizemo amagambo yo kuduhumuriza, akaza akakubwira ati ariko mubigenza gute ko mbona wowe n'umugore wawe mwumvikana, abana bawe bari kuri gahunda, njyewe iyo nkureba mba mbona ufite amafaranga menshi. Ukamubwira uti ntayongera, ati have sha mu idini barayaguha. Naho utunzwe n'icyizere no kuba ufite icyizere yuko ibyanze uyu munsi bizakunda ryari. None abakirisitu b'uyu munsi wa none buzuye urusengero, nta n'icyizere cy'uko ejo bizagenda neza bafite. Nshuti zanjye, ibi bintu Gideyoni byaramutangaje. Ageze ku rugamba, mu gihe arimo kubwira abasirikare bikokinga, Imana yaramubwiye ngo gahunda nta yindi, muri burwane gutya murazunguza ibibindi. Buriya uburyo Imana iba yateguye kurwana buba bunyuranye n'ubwacu. Kandi nagira ngo mbabwire, kubera ko Imana ikoresha abantu bake ngo igere ku ntsinzi, abo bantu bake baba bagomba kuba ari abantu bumvira Imana mu byibategeka ibyo ari byo byose. 300 bageze ku ntsinzi, Isiraheli ishyira munsi y'ibirenge byayo umwanzi wayo. Mu itorero ry'abadivanisiti, iyaba twagiraga abadamu bakeya bambara neza, iyaba twagiraga abasore bakiranukira Imana bari mu nzira nyayo, iyaba twagiraga abakobwa badahutazwa n'urukundo, bagafata umwanzuro bagategereza iby'Imana yabageneye badatanze avansi. Mwiriwe, ndagira mbabwire ngo intsinzi yose dushaka twayigeraho iyaba twari dufite abizera badatoranya abantu ngo abanyamafaranga babicaze imbere, abakene babicaze inyuma. Iyaba twari dufite abizera bamenya ko ikintu cyose cyo mu nzu y'Imana ari bo kireba, bidasaba yuko havugwa amatangazo menshi. Nihute nishakira umusozo, tujyane muri Bibiliya, Matayo igice cya 3. Undi muntu wahuye n'ikibazo gikomeye, agahura n'abantu bamanutse ari ingwizamurongo, ni umugabo witwa Yohana Umubatiza. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi.
kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurira mu butayu riti nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorora inzira ze. Yohana Bibiliya yatubwiye uko yari yambaye. Ariko igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kuki Imana yahagurukije Yohana? Imana yabonye ko ubwoko bwa Yohana ubwoko bwe bwibera mu buhendanyi. Abantu bari barabaye abesikoro nkuko n'uyu munsi wa none bameze. Umuntu akaba umwesikoro mu kazi no ku rusengero akaba umwesikoro. Nguriza 300 isabato nirangira ndabiguha. None ubwo se ari bukore mu isabato? Buriya rero umuntu ujya kwa kideni ntatekereza. Nguriza 300 ubwo muri vendredi ninjoro muri ku rusengero. Nguriza 300 isabato nirangira ndagira gute? Ndayaguha. Wowe urumva ari buyaguhe, ari bukubaza ati ko twiriwe twicaranye nari nagiye guhinga. Abisiraheli bari mu buhendanyi. Abantu bari mu mibereho yo kwihugiraho. Buri muntu wese yari afite ukuntu yirwanaho yihugiyeho, buri muntu wese yirwanagaho, kandi bari basinziriye mu byaha. Bakoze ibyaha bageraho barasinzira kugeza ubwo babaga biryamiye mu byaha byabo, nta n'imbaraga zo gukanguka bafite. Rero Yohana yashakaga kubakangurira imibereho yo gukiranuka. Yohana amaze kumenya umwuka w'Imana amubwiye ko ari ingwizamurongo, nibwo yabararanganyijemo amaso ahita ababwira ngo mwabana b'iki binshira. Ubundi inzoka ikomeye ni Satani. Ukubana na Satani niko kwigisha amayeri yo guhunga Imana. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, wakagombye kuba wamanutse uza muri uru rusengero uje gushaka ubwiza bw'Imana, uje gushaka imbabazi, uje kwihana, uje kwakira amasezerano y'Imana, uje kubwira Imana ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntugire gute? Ariko kumanuka uzanywe n'ikindi kitari icyo, no kumanuka nk'ingwizamurongo. Dufite umubare w'ababatijwe baje gushaka abagabo, ababatijwe ngo bashimishe ba bosi babo, ababatijwe kugira ngo base babagirire icyizere, abagiye baza kubatizwa kugira ngo barebe ku buzima bwa kwanga hanze byaranze. Hari abagiye baza kubatizwa avuga ati amateka mfite hanze nta mugabo nazapfa kubona. Ariko buriya abantu b'abakristo baba bahumirije, baba ari n'injiji badasobanutse, hariya nzahishikuza umugabo. Ariko uko nukuza nk'ingwizamurongo. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki ni amagambo yantangaje. Ellen White yaranditse ngo mbere yuko twinjira mu kaga, abantu twajyaga tubona kwizera kwabo tukifuza kugufataho urugero. Abantu bajyaga bagaragaza ko ari abanyabwuzu cyane mu bintu by'Imana, ariko bakaba batarashikamye ku Mana, badafite umuhamagaro. Ngo abo bantu bazagwa mbere yuko twinjira mu karengane. Kandi mu karengane hagati tuzatangazwa no kubona umubare uruta uwo dufite ubu, wita ku nyigisho ziyobya n'imyuka y'abadayimoni. Nshuti yanjye, muri uyu mwanya ndagira ngo ngusabe, ukeneye Imana cyane, ukeneye kumanuka uje gushaka Imana. Ririmba indirimbo mu mutima wawe ubwira Imana ngo Mana ungeze kuri Yorodani umpe no kugira gute? No kuyambuka. Saba Imana ikugenderere wo kuba ingwizamurongo. Saba Imana igira ikintu kidasanzwe ikora mu mutima wawe, kugira ngo uko mu isi babara umubare w'abizera, aba ariko n'ijuru naryo ribara. Ntago nzi nimero urimo mu gitabo cy'itorero, ariko igitabo cy'itorero kinyuranye n'igitabo cy'ubugingo. Kwandikwa mu gitabo cy'itorero bifitanye isano no kuba umuyoboke mwiza mu isi. Ariko nagira ngo mbabwire, umuntu ashobora kwandikisha izina rye mu gitabo, ariko ku munsi usoza amateka y'isi akazashakwa mu gitabo cy'ubugingo akabura. Reka nkubwire, hari abantu bashobora kuzavuga bati munshakire kuri page yegeranye n'iya Musoni. Musoni mwamubonyemo? Yego. None se ni gute Musoni mumubonyemo nge mukambura kandi twarabaga turi kumwe? Murebe kuri page igize gute? Kuba waragendanye n'umuntu ntibivuze ko mu gitabo cy'ubugingo amazina yanyu ashoreranye. Kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, bituma uba mu bantu b'Imana utari ingwizamurongo. Abadamu
ndabasabye cyane muhinduka abantu bafite umumaro. Mwabagabo mwe nimuhinduka abantu bafite umumaro, mwabizera mwe. Ubu itorero ririmo rirasabwa ibintu birenze ibyo rishoboye gukora, ariko ikibazo rifite ni kimwe: turuzuye hano. Byagenda gute haramutse hatanzwe itangazo yuko hari ibintu mutujuje, bagategeka yuko mu cyumweru kimwe ibyo bintu mubigeraho, nimubutebegeraho nabo bakabafungira? Hari abantu bavuga bati njyewe n'ubundi ku rusengero barufunze, njye urwanjye ndarugendana n'umutima. Harya ubu iki gitaramo cyari kubera mu mutima, mwari guhagarara he? Simwe mbaza. Niko Sami, ndashaka kukubaza, ubu iki gitaramo iyo kibera mu mutima wari kubona aho ushinga kamera? Ndagira ngo mbabwire, ubwami bw'Imana guturuka mu gihe cya Yohana bugize gute? Biragusaba kumanuka kuri Yorodani ukakira umwami Yesu, ukabatizwa, ukagendana n'umwana w'intama aho ajya hose, kandi ukazaza ubwira Yesu ngo ngubu ubutunzi bwanjye sinzagira gute, sinzabuguteraho, ngibi birenge byanjye, nguhaye akanwa kanjye mwami, nkwihaye wese. Icyo kintu umuntu utaragikora, nutiha Yesu uziha isi cyangwa isi zakwiha. Muri uyu mwanya ndashaka kureba umuntu wicaye hano uvuga ngo Mana, ibintu by'Imana kuri njye numvaga ari ibintu by'imikino, nagiye mbingwizamurongo kugeza ubwo natereranya abandi. Hari ibintu abantu bari banyizeye ko nashobora sinabishobora, nasezeraniye Imana ibyo nzayikorera, none nta na kimwe nakoze, kandi mfite ubwoba yuko ubuzima bwanjye ubwo ntacyo maze mu nzu y'Imana bizarangira nta n'icyo maze mu murimo w'Imana. Kubw'ibyo rero Mana, gira ikintu kidasanzwe ukora ku buzima bwanjye. Uwo muntu arahari? Uwo muntu arahari? Yego, niba uhari ndakuraritse uze dusenge. Hari amateka y'umuntu witwa Filemoni. Filemoni yari umukozi ukomeye cyane, ariko Filemoni yari afite umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo yitwaga Onesimo. Filemoni yafataga nabi Onesimo. Onesimo yibaza ukuntu azakira biranga. Onesimo apanga kwiba bosi we witwa Filemoni, amwiba utuntu two mu rugo, aragenda araduteza, akuramo amafaranga. Arangije agira Roma kuyarirayo. Agiye kuyarirayo ntiyari ahamenyereye, amafaranga yashize mu kanya gato. Amaze gushira ubuzima buranga. Muri icyo gihe ubuzima bwari bwaramwanze n'isi yaramwanze, yaciye ahantu asanga Pawulo arimo arigisha. Aricara yumva ubutumwa bwiza, yumva arakabakabwe n'umutima, yumva atangiye kuruhuka, afata umwanzuro wo kwiyegurira Imana. Amen. Ntabwo yabishize ejo. Amaze gufata umwanzuro wo kwiyegurira Imana, atangira kuzaza agendana na Pawulo, akora ibyo abana b'Imana basabwaga gukora. Urugendo rwo kwihana no kubabarirwa ararukora. Asigarana ikibazo kimwe: kuzahura na boss akamusaba imbabazi. Uko yabanaga na Pawulo amugirira akamaro, Pawulo aza kumaza ati ariko amateka yawe ya kera mba numva mfite amatsiko yo kuyamenya. Hari ukuntu uvuga inkuru zawe ukazaza usimbuka, ugira utuntu usimbuka, umuntu akakubaza ati 2007 yabaga he? Ugatubwira uti nabaga mu Igikondo. Igikondo se wakoraga iki? Ugatebuka ko wari indaya. Urumva narakatakataga tu. Twikomereze 2009 Imana yaramfashije. Wari utuye nari tuye aha naha. Byakugendekeye gute? Ukibuka yuko wari umujura, ugahita ugasimbuka. Filemoni yavugaga amateka, Onesimo yavugaga amateka ye ayasimbuka. Pawulo aramubaza ngo ni igiki kitagenda neza mu mateka yawe yahise? Aramubwira ati nuko nasize mpemukiye Filemoni, kandi nkaba ndi umuvugabutumwa nawe ari umuvugabutumwa. Pawulo yandika urwandiko, yandikira Filemoni, aramubwira ati rero uyu muntu Onesimo yamaze kwihana, ideni akurimo niteguye kuryishyura, ariko nawe uri ideni ryanjye. Arangije murebe neza muri Bibiliya zanyu umurongo wa 11, abwira Filemoni amagambo akomeye, aramubwira ngo utakugiriraga umumaro kera, ariko none akaba awutugirira twembi. Amen. Bishoboka ko wigeze kuba umuntu udafite umumaro,
ariko ubu ngubu Imana iragushakaho kuba umuntu ufitiye Imana akamaro kandi ukagirira n'akamaro ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe n'inshuti. Muri uyu mwanya ndasaba umuntu ubwira Imana ngo imuhindurire amateka, umuntu uvuga ngo sinifuza kuba ingwizamurongo, ndifuza kuba mu bintu by'Imana mbirimo, sinifuza kuzagushwa n'akaga. Nagiye nshakisha ubuzima bw'isi, kenshi na kenshi nagiye nywa amazi nk'imbwa, hari igihe cyageze Bibiliya nyishyira ku ruhande, inkota nyirambika ku ruhande, ndapfukama kugira ngo nywe amazi. Kandi nigeze kuba umusirikare, ariko ubuzima mfite uyu munsi bwankuye mu gisirikare cy'Imana. None Mana ndakwinginze ngarura, niba ufite icyo cyifuzo ngwino dusenge. Wowe wifuza ko Imana igarura ibyawe byatakaye, wowe ushaka kubohoza ibyawe Satani yanyaze, ushaka kubohoza ubutwari wahoranye, umutima utuje wahoranye, ubwitange kera wari ufite, wowe wifuza kutazaba imburamukoro muri ubu buzima, nushaka ubumwe ngwino dusenge. Tera intambwe, Yesu aragushaka uyu munsi, shaka guhindura intwari. Imana iguha umugisha, mumumpera amashyi menshi cyane. Guhaguruka ukava mu kuba imburamukoro ukaza kuba umuntu w'ingirakamaro, nicyo kintu cya mbere. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nawe ngwino, Yesu aragushaka. Hari abantu wahemukiye, hari abantu bakubona ko nta kintu umaze, ariko Imana irashaka yuko utaragiraga umumaro ahinduka uw'akamaro. Ngwino, ijuru riragukeneye. Amen. Imana iguha umugisha. Mutere intambwe muze, Imana ibaha umugisha. Mutere intambwe muze. Amen. Tera intambwe mubyeyi. Imana uyu munsi iri kumwe natwe, irashaka kukuguranira, kuba umuntu udafite icyo yitayeho, kuba umuntu utavunikira iby'Imana, kumva abantu babwiriza ntukabakabweho. Imana irashaka gukangura umutima wanjye n'uwawe. Ndakwinginze, mera nka Onesimo, ntiwemere guca ahantu iby'Imana bivugirwa, kuko bishoboka yuko iri jambo twize rifitanye isano n'ahazaza hawe. Wikwemerera Satani ngo aguheze mu isoni, ngwino uhinduka uw'umumaro. Kristo yageze mu muntu ahinduka ingirakamaro. Imana iguha umugisha. Tera intambwe, banguka, Yesu aragushaka. Amen. Mutere intambwe mubanguke. Umuntu wumva mu mutima we ashaka guhindurirwa amateka, umuntu uvuga ngo nanjye nari meze nka Onesimo, nari naniwe, ariko noneho iri jambo rivugiwe aha ndashaka kurigira fondasiyo. Imana iguha umugisha mwene data. Umwanzuro ufashe ni umwanzuro mwiza. Imana iguha umugisha. Turimo kwihuta kandi tugiye gusoza. Ese wankundira ugahindura amateka? Ibyo bintu bikugoye, ibyo bintu bikuruhije, bifate ubizana ubipfumbatishe Kristo, umubwire ngo ibi bintu nibyo byandushyaga, none ndashaka kuruhukira muri wowe. Arabikora. Imana iguha umugisha mubyeyi. Umuntu ushaka gutabarwa, ushaka guhindurirwa amateka, umuntu ushaka kukuva kuba imburamukoro akaba umuntu w'ingirakamaro mu nzu y'Imana, umuntu urimo gusaba Imana ngo imwubake abe yubakitse, ibihe by'akaga nibiza bizamusange ahagaze neza. Tera intambwe dusenge. Nashaka bumwe, Imana iguha umugisha. Tera intambwe, Yesu aragushaka muri uyu mwanya. Ntiwemerera amatwi ya Satani, ntiwemerera amatwi yangu yafunguriye Satani akugumisha aho wicaye. Oya, Imana ibaha umugisha. Imana irimo irashaka abantu b'ingirakamaro, ariko Satani arimo araduhindura imburamukoro, abantu badafite ikintu namba bibashinzwe, abantu bumva ibintu by'Imana bitabareba, abantu barimo gushaka isi ku buryo n'ijuru baryibagiwe. Ngwino, Imana iguha imbaraga, yongere guha ubutwari. Birashoboka yuko wigeze kunezezwa n'iby'Imana, ariko muri iki gihe ukaba utakinezezwa nabyo. Bishoboka ko wigeze kuba umurwanyi, ariko uyu munsi wa none ukaba waraguye. Iri teraniro n'iki gitaramo bigendere kukubyutsa. Ngwino, Yesu akubyutse niba uhari. Ese hari undi usigaye? Twese duhagurutse, twese duhagurutse. Witeka Mana nziza, izina rye rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya utweretse yuko ubwinshi butagukanga, ahubwo bukeneye umuntu umwe utega amatwi icyo umusaba. Twajyaga twishimira yuko turi abizera benshi, ariko itorero rikeneye umwizera uzi icyo yahamagariwe. Twajyaga twishimira yuko dufite abayoboke benshi, ariko wowe ukeneye abantu biyubaka ku ijambo ryawe no ku mahame yawe. Abenshi muri twe tumeze nka Onesimo, twagiye tuba imburamukoro igihe kirekire, ariko turifuza guhindurirwa amateka
ngo mu makorari turimo duhinduka b'ingirakamaro, mu nama y'itorero tuba ingirakamaro, mu buzima bwa buri munsi tuba abantu bafite icyo bamaze, ku buryo no ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwacu icyuho cyo kutaboneka kwacu abantu bazabona ko ari cyo twari tumaze. Hari abana bawe bahagurutse baje imbere, barifuza guhindurirwa amateka, baje kugufata mu kiganza. Igihe Abisiraheli bari bageze ku mazi, Mwami Uwiteka 300 barasigaye abandi baragenda. Birashoboka yuko muri iki gihe cy'ishungura abantu benshi ahazaza habo harimo gutoranywa bitewe n'uburangare bafite. Ndakwinginze udukangure. Ubutumwa bwiza reka budukangure, duhinduka abantu bagukeneye. Ngaho rero muri uyu mwanya ubwo abana bawe bagiye gukomeza, kandi Mwami Uwiteka muri iri teraniro tukaba turi kumwe n'abana babiteguye kugutaramira, turakwiyeretse ngo ubane natwe, udufate mu kiganza, ijambo ryawe rikomeze ryubahirizwe, kandi turakwihaye kugira ngo winjire muri twe, duhinduke abantu bifuzwa, kuko uri uwifuzwa ibihe byose. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nsabe mwebwe muce hariya, ndifuza kuvugana namwe. Yego, ni muri ubwo buryo nagira ngo mbibutse yuko uyu munsi turatanga ituro ry'inyubako. Nishimiye kubibabwira kubera iki? Ituro ry'inyubako riradufasha tukabona aho duhungira mu gihe isi irimo guhindura amabwiriza yayo, kandi kuba turi muri iki gisenge, munsi y'iki gisenge, ni amahirwe adasanzwe n'abari hano bahahungiye bifuza kuba yaba iwabo. Ni muri ubwo buryo nsaba buri muntu wese gutekereza. Ntago twahamagariwe kuvuga iby'Imana gusa, twahamagariwe no gukora, no kurekura umutungo wacu ngo ukore umurimo w'Imana. Ni muri ubwo buryo nagira ngo abayobozi b'itorero badufashe. Iri turo ry'inyubako turitange dutekereza kuruta uko twajyaga turitanga dutekereza. Ubu nibwo dutangiye kumenya agaciro n'uburemere bw'inyubako y'urusengero. Ndasaba abayobozi b'itorero ngo badufashe dutange iri turo, kandi Imana iguhe kubiha agaciro. Igihe cyakagombye kuzagera ukazaza uzana ituro nta muntu uri kwatse ry'inyubako, ukareba inguni ikeneye irangi, ukareba. Kubera iki? Aha niho hantu tuza kuruhukira, kandi aha hantu tuhakura umunezero. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.